umva nta kibazo ndashaka Sarongo none hangaha ntago mubonana no subira inyuma ntabwo subira inyuma mu izina ry'Uwiteka Imana nyiga sinsubirayo mu izina rya Yesu Kristo ujya no Yesu wa ntabwo ari ukungu kubaza hano abapasiteri bose baje ahangaha baza batuje ubushize narwanye nabo warwanye nshaka kurwana nawe ntabwo ndwana nawe ntabwo ndwana nawe ndarwana nawe mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'Imana tubwiriza ubutumwa twihana pastor nukoreho asa pastor aya ni amahembe mbonye pastor wahakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi pastor hakorera iki ubundi nizo mbaraga nizo uyu munsi mbereka ibi ni ibiki ndeba hangaha aka ni akabindi gatetse ntabwo uzi ko ariho dukorera imiti pastor mu izina rya Yesu Kristo ndagushenye ndamaraho intambara itari yoroshye hagati ya Pasiteri Claude ndetse n'umupfumu Sarongo mu kiswihangana hagati y'Imana ndetse n'imbaraga za gipfumu buri umwe ku rwe ruhande ashikamye ndetse yiringiye imbaraga ze gusa akibazwa ngo ese kuko dushingiye mu nyurabwenge ndetse tukongera tugatekereza kabiri ukibaza ikibazo kigira kiti ese kuko amavideo ya Sarongo ari guhangana n'abitwa ko bafite imbaraga z'Imana yaba yarafashwe agamijwe kwerekana ibyanyabyo cyangwa nta gakino n'amacenga yakoreshwaga mu kwamamaza ibikorwa bye ese koko bibaye ari ibyanyabyo byabikora bite ni biki ubundi cyangwa se niba ari byo bigamije kwamamaza byo ni ibiki nabyo bikora bite byinshi ndetse byerekeranye n'amacenga by'umupfumu Sarongo mu gihe kinini amaze akora kugeza ubwo atawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nibyo tugiye kurebera hamwe ikaze mwese ngiye abateguriye nkaba ngiye no kubagezaho kino cyegeranyo ni Habimana Jean Dodier iyi ni Deep Media TV ikaze mwese kwa Sarongo wasusuye abaturage twabo ngarabatura imitwaro yabagize karande urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwemeje ko ku ya 31 Ukwakira 2024 rwataye muri yombi Rurangirwa Wilson wamamaye nk'umupfumu Sarongo akakurikiranwe ibyaha bine ibyaha uyu mugabo akurikiranyweho birimo kwihisha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya guhimba guhindura inyandiko cyangwa gukoresha inyandiko mpimbano kwiyitira urwego rw'umwuga impamyabushobozi impamyabumenyi cyangwa ubushobozi buhamya umuntu wujuje ibyangombwa n'icyaha cy'iheza ndonyi umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB Dr Murangira Bitieri yavuze ko uyu mugabo yatawe muri yombi nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho bishingiye ku birego abantu bagiye bamurega umuvugizi w'urwego rw'ubugenzacyaha RIB ati yafashwe nyuma y'iperereza ryari rimaze iminsi rimukorwaho aho yaregwaga n'abantu batandukanye akabizeza ko ari umuvuzi gakondo ufite imbaraga zidasanzwe zo kugaruza ibyibwe ndetse n'ubushobozi bwo kuvura indwara zitandukanye akavura inyatsi akaba afite ngo n'imbaraga zo gutanga urubyaro ikibabaje muri byose uyu Sarongo wasangaga yamamazwa cyane n'imbuga nkoranyambaga nk'umuntu adasanzwe rwose Sarongo kugeza uyu munsi afungiye kuri sitasiyo ya RIB ya Nyamata asanzwe atuye n'ubundi mu karere ka Bugesera umurenge wa Nyamata akagari ka Nyamata umudugudu wa Rugarama ya kabiri ni mu gihe ibikorwa bikoreraga mu kagari ka Maranyundo umudugudu wa Mayange akaba yarafatanywe impu z'ibisimba amacupa atandukanye arimo ibyo yita imiti amagi ndetse n'inkoko kugeza ubu iperereza riracyakomeje gakorerwe dosiye ishyikirizwa ubushinjacyaha Sarongo afashwe nyuma y'aho umuvugizi wa RIB aherutse gutangaza ibice bitanu urwego rurimo kwibandaho cyane bigaragaramo ibyaha hifashishijwe imbuga nkoranyambaga ibyo bice ni igice cy'imyidagaduro abahanzi baririmba iyobokamana n'ivugabutumwa kwamamaza imbaraga zidasanzwe n'ubupfumu gukangisha gusebanya hakoreshejwe amafoto y'ubwambure no gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni ngayo nguko ibya Sarongo